Yesu ashimwe cyane. Dukomeje gushimira Imana kandi ndagushimiye wowe ukomeza gukurikirana God's Plan TV kugira ngo ukomeze kumva ubutumwa bwiza. Uyu munsi turakomeza. Dukomeje kwiga bimwe mu bintu byabaye mu buzima bw'umukristo igihe yizeraga. Rero uyu munsi turakomeza n'ikintu cya kabiri cyaba mu buzima bw'umukristo, guturwamo n'umwuka wera. Reka tugaruke tureba guturwamo n'umwuka wera. Guturwamo n'umwuka wera. Mu gakiza umwuka wera yinjira mu buzima bw'umukristo kugira ngo amukoreremo. Iyo umuntu yakira agakiza, umwuka wera yinjira mu buzima bwe kugira ngo amukoreremo. Turaza kureba impamvu umuntu yakira umwuka wera kugira ngo amukoreremo, akamaro bifite mu buzima bwacu. Reka tubandisome mu Bakorinto ba mbere igice ni cya 6:19. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro. Dufite umwuka wera wavuye ku Mana uba muri twebwe. Cyambere umwuka wera yavuye ku Mana, kandi ko dufite umwuka wera aza kugira ngo adukoreremo. Ntituri abacu ngo twigenge kuko twaguzwe igiciro. Adukoreramo, ntituba tukikoresha ahubwo dukoreshwa n'umwuka wera. Imana ishimwe. Dusome mu Baroma. Mu Baroma mu gice cya 8 umurongo wa 9 kugera kwa 11. Ariko mwebwe ntimuri abakamere. Abamaze kuvuga hejuru yuko abacyobagwa na kamere badashobora kunezeza Imana, ari mu bata bwa kamere badashobora kunezeza Imana. Ariko ku murongo wa 9 akavuga ngo ariko mwebwe ntimuri abakamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira mwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo imibiri yanyu iba ipfuye izize ibyaha, umwuka aba ari muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu uba muri mwe, iyazuye Yesu Kristo izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Izazura n'imibiri yacu kubw'umwuka wera wahehe muri twebwe. Muri make abantu bafite umwuka wera bafite ibyiringiro byo kuzabaho iteka. Nubwo arumuririmbyi nize gukunda avuga ngo umukiranutsi ntapfa arasinzira. Gupfa k'umukiranutsi ni irembo rimwinjiza mu buzima bushya. Rero niba Kristo atarapfuye akaba ariho, natwe tuzabaho uko byakoze kuko dufite umwuka wera uturutse ku Mana. Imana ishimwe cyane. Mu Bakorinto ba mbere igice ni cya 2 umurongo wa 12 hari amagambo avuga ngo, mu Bakorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 12 haravuga ngo ariko twebwe ntitwahawe umwuka w'isi, ahubwo twahawe umwuka uva ku Mana. Rya jambo uva ku Mana riragarutse, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Imana ishimwe. Twahawe umwuka wera uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Dukomeze dusome muri Yohana igice ni cya 14 n'umurongo wa 16 na 17. Nanjye nzasaba Data, namwe azabaha undi mufasha wo kuzabana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi ntibamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora, icya kabiri ntibamuzi, ariko mwebwe ho muramuzi kuko abana namwe aba muri mwebwe. Imibiri yacu ni insengero za mwuka wera. Imana ishimwe. Ese guturwamo n'umwuka wera bifite akahe kamaro mu buzima bw'umukristo? Icya mbere, umwuka wera ashoboza umukristo kugira ngo akore imirimo y'Imana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 8. Cyakora muzahabwa imbaraga mwuka wera nabageraho, nibwo muzaba abagabo. Amagambo nk'ayo. Umuntu ahabwa imbaraga iyo yakiriye mwuka wera. Mu gihe adarakira mwuka wera nta mbaraga afite zo guhamya Kristo. Icya kabiri, umwuka wera ahindura abakristo kugira ngo bere imbuto z'umwuka. Mu Bagalatiya mu gice cya 5 umurongo wa 22 na 23 bavuga imbuto z'umwuka umukristo akwiriye kwera. Ntashobora kuzera adafite umwuka wera. Icya gatatu, umwuka wera ayobora abakristo kugira ngo bagende mu nzira zishimisha Imana. Mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 18 bakomeza gusobanura uburyo umwuka wera ari uyobora umukristo kugira ngo anezeze Imana.
Icyakane, umwuka wera yigisha abakristo kugira ngo basobanukirwe ukuri kw'Imana. Abakorinto ba kabiri, Abakorinto ba mbere igice cya 2:12. Umwuka wera agira abakristo umubiri umwe kugira ngo bagire ubumwe muri Kristo Yesu. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 bakomeza kwisobanura. Ufite umwuka wera afite ubumwe n'abandi bera. Kuko dufite umwuka umwe, dufite Imana imwe n'ibyiringiro kimwe cyane ibyiringiro bimwe. Rero abafite umwuka wera bakomeza kuba ubuzima bunezeza Imana. Kandi ufite umwuka wera nicyo gihamya cyuzuye 100% kuri uw'Imana. Utarakira umwuka wera nturi uw'Imana. Umwuka wera dushoboje gutsinda kamere. Ngayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Imana ishimwe. Ngushimiye Imana kandi nshimiye Imana nanjye ko wakiriye umwuka wera kugira ngo ature muri wewe. Ariko utarakira Kristo ngo uhabwe umwuka wera, nkomeje kuvuga ya ndirimbo ngo uyu ni umunsi. Imana ishimwe.